Uretse nkwereke. Fasha umwegure ku mutwe ko wihagarariye. Kubona ndi bumubashe. Ugiye kongera kubineza. Imvura irimo iragwa rege. Ugiye kongera kubineza. Ibiki? Imvura none se tukureka hano nyagirwa. Tukurekera hano nyagirwa. Unyagirwe nyine. Nashaka kongera kubineza. Imvura iri kugwa. Byari bituje, byari bituje. Ni mureba. Byari bituje we. Nibiki bamuteza? Byari bituje ni murekeraho. Imvura iri kugwa. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasoje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza we tubana mwese reka nizere ko mumeze neza aho muri hose nizere ko muri amahoro kandi mbashimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi uyu munsi nagiye kwa papa Safi cyangwa papa Shafi murabizi ko amazi igihe arwaye ntago yorohewe muri iyi minsi bimeze nabi ubu ni nko nagize mu rugo nuko nari mbanje kugira ngo mbabwire impamvu mpari ariko ndi kubona mushiki wa gihari ataragenda kandi ndi kubona mwiriwe se kuri kunyagiza umuntu mu mvura we ariko se kegena gutabarije nkutoza ko umuntu yarenze imvura yaguye komera imvura yaguye ahubwo se kutari kumukura mu mvura imvura iri kugwa nagutabaje ndamuhamagara ngo uzunza barere umuntu yararembye none se nakora iki ikintu tubana gukora twanze tumukure mu mvura imvura imiraba harasinziriye nese sinzire mu mvura imvura iramunyagira we se noneho wowe biti umuntu ari kunyagirwa uri gukubura wabanje ukareka tukamujyana mu nzu tukaganirira mu nzu sibyo ngwino upfashe umuntu yararembye n'abantu mwe nimutabare yampamagaye ariko mpamagara imvura iri kugwa wacu hare kugwa akavura kenshi ariko naha ndabona ari nyinshi kandi ari kunyagirwa nyamuneka atebuka naje papa Safi papa Safi yararembye nabatabaje karemwa ngakuntabara we nabyana Nshyire telefone hano papa Safi kanguka imvura iri kugwa kanguka imvura iri miragwa imvura iri miragwa ntabwo uri kuyumva kanguka imvura iri miragwa ujye mu nzu imvura iri miragwa kanguka tujye mu nzu ntabwo uri kumva imvura eguka uretse nkwereke fasha umwegure ku mutwe ko wihagarariye kubona ndi bumubashe Ugiye kongera kubineza. Imvura irimo iragwa rege. Ugiye kongera kubineza. Ibiki? Imvura none se tukureka hano nyagirwa. Tukurekera hano nyagirwa. Unyagirwe nyine. Nashaka kongera kubineza. Imvura iri kugwa. Byari bituje, byari bituje. Ni mureba. Byari bituje we. Nibiki bamuteza? Byari bituje ni murekeraho. Imvura iri kugwa urakomeza unyagirwe. Oya bitongera kugaruka. Nyine imvura iri kugwa urakomeza unyagirwa. Oya bitongera kugaruka. Tumutaka se hano ngo tugutwikire base. Bitongera kugaruka. Ibiki bigaruka se bitongera kugaruka. Bitongera kugaruka. Ikibazo ni imvura. Turagira ngo ujye muri salo uve mu mvura ubone uko wugama kuko hano imvura uri kunyagirwa uraguma hano mu mvura. Oya. Ngaho byuka rero. Ihangane birashira. Oya. Asa noneho nawe. Oya. Mundeke. Oya ni mundeke nyagirwa. Ese ku buryo yakinyagiza we. Birashira. Oya amaguru eguka tujye mu nzu urumva birakurya akanya gato byongere biki. Nyamara ngiye ibintu ndabona ari uburozi. Zana akashuka nta gashuka se basi ngo tukorore. Ewe. Nta gitenge reba igitenge mu nzane. Basi tumutinoro. Nesura urakomeza unyagirwe nwe. Ruriyo ngwino mwereke. Ruriyo. Ngwino mwereke. Ngwino mfashe. Ngwino mwereke. Nise turakorota igitenge gumunyagirwe. Tureka tukwegure. Fatira ku maguru hasi. Hano fatira ku maguru hasi. Sinabwiye ubu ni uburozi. Kuyafataho biragenda bite? Fataho. Gomesha intoki. Fataho. Ihangane. Waziryari. Ariko kunyagirwa ihangane ko wiberoshe n'iridoho. Presse yaguye ryari. Ese namutabaje urabona wararembye umeze nabi. Imvura yaguye kare. Dushyira hano imbere hano ayihangane amaguru yigize sa n'uyigize imbere gutya none se arahaguruka ihangane ushyire mu noroke nawe ikora ibyo ukora
ihangane cyangwa wigize hamagara abagore be base babikore use murabona oya nta none se reka papa shafi ihangane tugere mu nzu nararushe tugere mu nzu uri kunyagirwa nuko n'amaterera tohadora urabura icyo uraraho ihangane ukururuke sivyo murabona nta ihangane ukururuke gake shafi ihangane nawe b'umugabo ariko iriga imvura iri gahambwira tukure kunyagirwe imaterita urare hasi ihangane wowe rambura nishaka kuba nyine rambura ubabare birashira cyose kamitse ihangane ambara ihangane iyo wenda naragowe banki iraje yatesheje imitungo ewe mana we kwaye none nanjye nikuzanire kuba ukuntu ni kwirwa meze nihangana sindagire iyo imvura yagucikira kanze mfate mate gakeya aho ngaho ushatse wagenda ukuruza ibirenge ntacyo mwinjize neza ukabyara naba ahagaze nzane amatera naba ahagaze mfate amatera nzane amatera erega narananiwe ni ukuri birakomeye narananiwe rebye yarembeye nta n'umwe wangezeho uretse wowe keza humura ariko reka nze mbanze nkarambure hano hato hanyubire nitwe tubiruteje uwo ihangane uretse ngahe haguruka tujye kuburira hariya ihangane uhagirire rimwe uhite wicarira rimwe bikurire rimwe bihita birekera ihangane ugere ku buriri naragowe mwabwana ihangane umva ufite akazi kenshi ubundi uranga mutabaje bimeze nabi njye ngize ngo byarangiye uracya koko gakeya nawe urakubita ushaka kwica umuntu uterura gakeya warananiwe ariko nyine burekeye urakazi ufite akazi mama mfite akazi cyane muri abo bagore batatu nabuze n'umwe waza kumfasha pe ufite akazi gakomeye ufite intambara Gororiyo nerura kano kaguru akaka ako urawitonda kajya kuri matera reka banze wigizeyo kano kugira ngo akandi kabone ukajya kangufasha ni ukujyana bukeya birega yaramugaye bya bintu birakomeye ariko ubyamye witambitse siwe bikurya bigeze birahekeye baba babuze uburwayi karambika igizeho ibya gato kuri matera njye birandenze narize ko ari uko bimeze agira hano se n'umukuru agukurure yegure wicare ushaka kwicara amaguru ntabwo ameze neza igira ruguru sa n'umukuru igira ruguru uraguma shyiraho kino gitebo mva ni urugamba cyasukanye na zehe yarinjije ubwo ako yanatose gatatu kari karwaye gatatu kari karwaye kuko usinziriye Gororiyo mbese ko wiyoroshirira
wiyorosha marira n'ishuka ntishuka amashuka naraje ndayabura niba abadamu be barayatwaye ndaricarira nicare ntacyo n'ishuka ni ntabwo ari ishuka abantu baza bagatwara n'amashuka ese ko ari irido namworoshe namanuye ku muryango urasanze abereye aho n'ishuka ariko namwe nimugakabye nishuka nyamuneka none si papa shafi urababwibwa bigeze kuri uru rwego bigeze aho imvura igwa nijoro ubwo nta gusinzira kandi bindiye ntago amaguru ushobora gukora nabonaga wicara ukagira none ntukinahina neza biri gukomera kuko bikarekura bikongera bikamfata bikarekura bikanguguna mu ntoki biranguguna arara wataka biranguguna ariko nungutse igitekerezo uyu musaza wanjye ahantu hose kwa muganga babuze uburwayi bamucishije mu cyuma babuze uburwayi njyewe nabonye rwose bwaba ari nk'uburozi ni ukuri ndumva atari uburozi ese umuntu ufitanye nawe ikibazo ariko ndoga nzifite koko ngaho nta muntu ufite ikibazo wakugirira nawe ni byara njyewe ndabona ari uburozi bwose kuko amaguru araramurya nta kintu ararataka umugongo umutwe wabibonye sinzibu ubuse koko nuko rara nuko yirirwa ubuse koko mana yo mu gihugu cyo mu ijuru mwana barije koko nkarakwimumira ubu narinzi ko bataje dore nararembye cyagiye warambwiye nawe ndi umukoro cyagiye warambwiye ngo ugiye gutaha nawe ngo bivuyemo ngo abandi bagore banze kugufasha mbese nari gutanga musigiranye nubwo yandiye nubwo yari imiryango ariko ntabwo nari gutanga umusigi uyu ni musaza wanjye pe rwose kabisa ujya wihangana oya waraturiye ibyo wenda byarabaye mwakagombye kuba waramuzana mbere ngo mwumve ko aribyo biri imbere aho wakagombye kumfasha ngo nkire ugerageze uburyo bwose bushoboka urumva mugerageze uburyo bwose bushoboka urumva mugerageze uburyo bwose bushoboka byibuze turebe ko wenda none se tukuvurize hehe ko wumva wivuje bikanga ukabura indwara dukora iki papa shafi umuvandimwe yaranze turugo abakaranga ikintu rero ubu nagusaba urumva ubuvuzi bwa kizungu pe ntabwo ugezemo maze kugira gute ariko ndabona aho bigeze cyane ba baganga bajya bavuga ndabona amaherezo rwose ariko bigiye kugenda pe ndabona ariyo maherezo kuko ndabona bitoroshye ndaribwa ariko hari ibintu bakora byo gusuzuma bakamenya niba ari uburozi cyangwa niba atari ntabwo mbizi uko babigenza kwa muganga babuze indwara ntabwo mbizi uko ahantu hose babigenza nkagenda nkabura bakabura indwara murabona niwe ugomba kubimenya reka nkubwire umwanzuro ni ukujya mu kinyarwanda rwose pe rwose ni ukuri ubu se koko nese umuntu yagukanda n'amazi ashyushye se basi bikagufasha birimo imbere mu mubiri birahekenya biramuhekenya ninjoro aratakataka ubu nagiye kugutabaza bimeze nabi nari nsinziriye muramemukiye nari nsinziriye kandi ikintu aho bagiye kuruka ugiye kuruka ugiye kuruka oya muzana kameze mbwira nzana oya oya ntabwo nduka musaza wanjye nuwumva ko ukabije utubwire ntabwo biza ndabizi ntabwo biza kurya se base arabibasha reka dore n'akadore nawe murana ka cyayi natetse singakara mu ijage kamunaniye nta kintu abasha amaguru abamurya amaboko abamurya umugongo ubumurya nuko ndara sinjya nsinzira murabineje none se biza gute ubundi biza ryari cyane nijoro nabwo buribwa n'amanywa yose buribwa gute ntashatse ukuntu mumfashe nkazamuka gakeya ukigira ruguru se koko ndamubasha ndamaze kunanira ihangane rega dore erega ubu nibwo ugeze ku musozo maze kuruka
gira gutya maze kunanirwa sunika namwe amatara mumfashe zamura gutya mfata ku mutwe gutya usa nk'uzamura gakeya sindafata ku mutwe zamufata ku mutwe byibuze ku mutwe ndaharira kunda fata ku mutwe gutya Cyangwa akaboko. ahangaha hano oya zamura gake gake Areba ko- Gutya, nararushye gutya murekeraho aho ni sawa kano mwenda rigiye byatuza igihe byatuza urabona ibintu atari uburozi koko igihe byatuza ni ukuri simbizi ariko iyo niba barabuze indwara kwa muganga kwa muganga twagiyeyo hose babuze uburwayi hose wabyita iki wamubona kwa muganga babuze indwara ikindi waba urwaye ni iki yewe urumva ushaka kuruka kuri kumira nk'uwidaha nta rero uko icyo isara uko icyo atari no mu nda se birimo nta kintu aba yariye dore ka cyayi ngakara singa karamwishagi singa y'amata muzanye singa y'amata umugemuriye singa yari aho ateretse ntibizi tubwire shoferi arwaritse pe ararembye rega gatabaje bimeze nabi njye wampamagaye uti banguka atabara hano mu rugo ndavuga ese none papa shafi abaye iki birarangiye se bihabaye iki ubundi nahamagara ntuze nawe bifitiye numero abagore bo muri abo batatu yose nawe nari namubwiye ko atari buguhamagare none se uragira ngo ukomeze urembe twe tubirebere n'amaso yari guhamagara umwe uwuhe ntashobora umwe muri bande ansize ahangaha yaba muri bo bagore cyangwa mu bana akagira urumva goriyo ndakumva musaza keza ntago rwose keza ntabwo uri kumugora oya si ukungora ntako ntaje no kukuvura se niba niwe mfitiye nomero niwe ntabaza akamba hafi ariko numva bindekuye birakurekuye ndumva ubwo birarekuye ndumva bindekuye nk'iyo bikurekuye kuri igihe kingana iki bagiye gusinzira si uko umutunze se koko murabona atari ibibazo ni ibibazo noneho mu muryango bose baramutereranye se wanyu bimeze bite iwacu mu muryango bose aravuze ngo naje abo bagore yasangiye nabo amafaranga ntibamurwaze ariko se we yasangiye nabo amafaranga barayasangiye se ko nabo bayira bavuga bati reka ntabyo tuzi nta mafaranga tuzi ko nabo bavuga ngo nta mafaranga yabahaye none se koko amafaranga yayibiwe se bateje banki byagenze bite banki yaje guteza ibintu byayo yaraguje muri banki yarabuze ngo ubwishyu banki iza guteza yabubuze guteza nyine yarafasha yakwiza muri abo bagore ko ari wowe amagambo ubuvuga ntuzi iyo biva ntuzi iyo bijyana uguhura amagambo wowe wakuze erega aba yibaze impamvu se banki yagiye kuguteza bigeze namwe muransonga niba yarateje ibyo byararangiye ibyo bintu muri muzumva iherezo ryabyo ari ibi niba none muravurana ngo bijye kugaruka ntabwo bigaruka none se kuki ibyo bintu muhora mwumva ari byo muzana ngo banki urumva ni ukwibaza gusa bakasa mwibaza se muribaza mubifitiye ibisubizo se ngaho nimugende mubigaruze wowe uririrwa ngo banki yarateje uhise wese ngo banki yarateje uhize wese ngo umusaza wanjye yari umukire ndapfuye nyine wandetse ngapfa ibindi Rwanda nabyo ni ibiki goriyo niba ubyumva iyo ubyumva bitetse ariko se ngwe ngo iri gusakura none se ndeka kubibwira keza natabaje akaba yanabaye utambutse wese ngo banki yarateje nawe ubanza ari wivuga cyane se utihuhura noneho sinaga ko naho umurazi se nyine ndakubaza ngo banki yarateje nicyo kiganiro kiba uje kunsura ngo banki yarateje none se rego umuntu uyu muntu arebye abanye umuntu yibaza ko yarabayeho mbere akagira amatsiko nayo kumenya ko byagenze yego ntitubigira indirimbo murabigarura ntabwo tubigarura sibyo nta nubwo tuzi uko byagenze tubigarura ariko ikibazo urumva mushiki wawe aravuga ati ibi bintu byatejwe kubera bari abagore none dore ngo babiriye reba ukuntu amaguru yabaye ubusura ari uburwayi bwo kujya kwa muganga ko ari ukujya mu kinyarwanda ubu se kujya mu kinyarwanda tuzagezwayo n'iki goriyo kamubwira ikintu kimwe maze kurambirwa kamubwira ikintu kimwe niba urambirwa uzagende
nzi yuko uzagaruka n'impfu uzaza wirukanka uzahurana na bene wanyu rero ibyo guhora mwumvira ngo barateje ngo abagore nizo nyuro nta kindi niba nitsamuye niba ngize mubwiye ngo nyigura ngo abagore niba mubwiye nkeneye akango banke ubwo urumva ibyo bizaherera iherezo ryabyo mwambabariye wenda ko mutazi igihe ushobora kumara mwamfashije ko ariko nta n'ikibi bakwifuriza none se ikiza barimo kumura n'iki nasuba ari hano kubw'inabi ubu ntari hano kubwo kukugirira neza kuba hafi ahubwo nk'umuntu nawe biramubabaza byamubabaza akibaza impamvu y'ibi byose ubu se piriyafe y'inzu baduhaye igiye kurangira igwa se igiye kurangira ibyo urabibwira ko ubwo ubundi barasohora nese nibadusohora none se urasohora niho urabwira nabimubwira se yambibwire kubimbwira nabyo kandi ibyo nabyo ni ibanga ubu se ceceke none se kuba bababwiriye ve ni ibanga se ubu se niba basohora hanze ukabura urara n'iwaje nkagucumbikira ntabwo watwara akaducumbikira se ntukagire ibanga ngo ugire n'ibanga ibintu bidafatika ibyo rwose nta ibyo si ibitangaza biragarutse se bandebe wa muhungu uriyo ndakumva wa muhungu hepfo aho ngaho uriyo ndi kukumva nawe kamubwire kabisa umuhungu hepfo akora iki nyine tega amatwi ibyo bintu by'amagambo byawe ugerageze kubigabanya wumva iyo kumva ko akantu kose kabaye ugomba kukavuga ibyo bintu byose ko baduhaye byazo ikirundo bigufashe ubwo se ni ibanga nacyo ubwo se ni ibanga ubwo se niba dusohora ubu ibintu byose byakubayeho koko byose ubu piriyafe niyo ibaye ikibazo ko bimenya ubwo nta banga ririmo pe kuko badusohoye urabizi urupapuro baruzanye mu gitondo nk'ururiya ku meza ese urabona koko uriyo humura atahe atahe ariko rwose taha soko sema ibintu byo kuneza abantu ngo bampaye none se uracyagira isoni mbese uracyagira isoni cyagiye bateza ntabwo wagize isoni reba nk'ubu inshuro zose muganire guteza bivuze kangahe ngomba kubivuga kuko abagore abivuze inshuro zingahe none bitangiye no kuzanamo ibyaha njyewe reka nkubwire ntabwo nzabura umuntu ndwaza mu bantu twanye ntabwo nzabura umuntu ncumbikira piriyafe nayibonye nanayemeye ni bangahe mwabanye bamaze kugusura pakasha none murashaka iki nta n'umwe uretse we nahamagaye muri ba bagabo musangira mwakoranye hari uraza hano nta n'umwe waje humura wigirira ikibazo ushaka iki kukwigiza ruguru ushaka kwegama uryamye nabi wahagaze hano n'iriya mukwereka uriyo uretse wowe hagarara hano oya ntumwandagiye fata gutya wowe fata gutya fata ukomeze gusa nta kintu wowe fata ukomeze gusa nta kintu wowe fata ukomeze nta kintu wowe fata ukomeze ndiyegura nta kibazo wowe uriyo uri kumuhamagara ariko ntumubwire niko ikorera imirimo usigaye nahereye ushaka iki ntibafashe ikindi ushaka kwigira ruguru ndashaka kwigira ruguru ariko ikibazo y'amaguru goriyo mfasha ruguru nyamuneka oya mfata oya goriyo ntashaka ubwo navuze ko bamuhaye piriya oya ntaherwa oya oya genda nawe rwose kabisa ibyo ngibyo ni oya rekeraho hateje piriyafe twatetse ngo nta kintu cyo guteka nta ibyo bintu byawe guriyo mubwire rero njye ndabona rekeraho ubu ndumva ntacyo niko nayiguhaye wowe nyine niba bayiguhaye genda wowe niba baguhaye piriyafe wowe niba baguhaye nyine niba baguhaye piriyafe genda njyewe nicyo ngusabye naho ibyo kwirirwa se buri kantu kose
wenda akaba ari uwa yahamagara Gororiyo akaza tukamu Gororiyo akako twamufatanya Gororiyo tukazamujyana Gororiyo tega amatwi nkubwire ndashaka kugira ngo mu bintu ugomba kuba usibye wirengagije ibintu bita abagore banjye sabawe abagore banjye ibintu mbese bijyanye n'ubuzima bwanjye tubivugane njye nawe ariko ibintu byo kumva ngo nariye ibi naburaye mu karungo nanze kuyinywa urumva nzajya mbibwira uwo nkeneye kubibwira uri bunyumve ariko ibyo bintu byawe byo kumva use nka keza urumva njye ntari bukumva uzi ko ibyo ari bukumbwira ntari kubyumva ariko papa Shafi turi gushaka icyagufasha ukomeza ratubwiye uri kumbwira ngo ndende ndikubwira nti ariko kose umfashije nk'umuntu wanabaye natabaje ukantabara ukamba hafi tubaza tuhe nomero y'umugore wenda yumva akundamo n'umwe azi hano tuganire kuri iki kibazo cy'ubuvuzi nabyo kuganira mwihore genda nzamwihamagarira njye nzamwihamagarira duhe nomero telefone ya nubuhe se ubundi ashaka ubushize ko yavuze ngo ashaka Ariya ubundi akavuga ngo ashaka mama Shafi nubuhe mugore noneho ariko kuki mwumva ikiganiro mugomba ubundi nicyo mwaje kuganira cyangwa ni Shafi naje kureba uko umeze sibyo nyuma yo kureba uko umeze ndabona nta mpinduka igitekerezo waduhaye gushaka umuganga nicyo ngicyo naho ibyo byo ariko namwe niwe shake ibintu byo kumva buri muntu wese uciye aha ibintu rwose mugerageze namwe se mbahanga hani njye bivuga umuganga narindi kukubwira nyine igitekerezo wavuze cyo kujya mu Kinyarwanda nicyo muganga nawe rero ni amafaranga urumva akabazo nashaka kukubaza bijya baravuga ngo nta mugabo ubura uko yigira ese ni ukukubaza ese hari akantu kandi waba ufite tumubona udufaranga dukeya cyangwa se akantu waba waraguze cyangwa se akantu waba ufite kurengera ku buryo twabasha kubona aho duhera ku mafaranga wenda makeya ushobora kubasha nimba hari ayo ushobora kubasha kubona twaheraho tukongera tugashaka umuganga wakuvura nabazaga niba hari akantu waba ufite kakurengera nyine harako wizigamye kandi ari umurimo uri mu cyaro rero uzagenda ugurisha uri he mu cyaro ibonye hari umurimo nta murimo hari Gororiyo reba urumva reba haguru yo kwa Cacana urumva hariya Samu yahise umva Gororiyo za ntago abizi Samu nyine ntago ndakubwira musenyire wigize uhamagara se muri umuntu wanjye basagusinyire wajya ucisha makeya koko cisha makeya se gute ku ngubu byanande ubajya kubeshya gufite umurimo ufite hehe gihorere genda nugera uzanshakire nimero za Pangarasi zabingeramo byose zabikora umurimo uraho ufite se koko ndawufite uguze umurimo iwanyu ikibazo wenda no kujya wenda ikibazo no kujya ngo nzabonera abakiriya ntihagira umwana ugusinyira ntihagira umugore n'umugusinyira ntihagira umuntu wo mu muryango iwacu ugusinyira umurimo ntawo ubwo wowe uguze nyine rwihishwa rwihishwa nyine n'ubundi muzagurisha rwihishwa nshakira umuganga aramutse abonetse muganga se bazamugena nta mafaranga bafite bazabakopa se kwa muganga barakopa kwa muganga kutiteganyiriza ni bibi kutiteganyiriza ni bibi ikintu cy'uwo murima kirashoboka cyangwa ntawe uhari cyangwa ntabwo byakunda kugurisha byihore ibyo tuzabivugana na muganga hari byihore ndumva kuzana ibibazo ubwo muri make reka mbanze reka tuba dushaka umuganga mubanze mushaka umuganga nawe umushiki wanjye atahe ariko se atahe we nawe nibyo ushaka kintu amaze ku buryo umubwira ngo atahe kimaze ariko ikibazo ni amagambo ariko se uragira ngo umuntu ntanavuge n'akababara afite riga nawe arababaye nanjye ndababaye reba igihe mariye hano urugo rwanjye nararutaye abana banjye narabataye abitwa ngo nabo mwari muri kumwe nta n'umwe ukugeraho ubuse si agahinda mfite agiye koza si uko sema Papa Shafi rega kuba akubwira gutya nawe si uko yishimye
ubu se ngeze mu rugo umugabo akanyirukana nawe kubarara kuri iyi matera nawe mwiraranyeho kurana kuri iyi matera simfite uburiri ubu twakararanye kuri iyi matera ihangane rero wenda najya agira n'uburakara agapfa kukubwira ari akayintu ukabifate nabi ni ukuri nibwo buzima kandi nta no kugaya nta mahano wakoze ibyakubayeho byaba no kuruhuka igitangaza rero cyabaye we komera nk'umugabo ushikame byabaye byarabaye kuri tugiye kugerageza nta n'uburyo bwo kubisubiza inyuma mfite ariko ngize amahirwe ngakira uzashima Imana azayishima se icyaduha umuvuzi maze se tuzamuhiga mureke nsinzireho gato byakurekuye mureke nsinzireho gato wenda birajya ubu biramurekuye niba bikurekuye ntacyo wongera usinzire twagukanguye ko imvura yaguga niyo mpamvu mureke nsinzireho gato ntacyo isinzirire ntacyo ibyo muvugana nyine ariko icyo icya mbere ugomba kukimenya cyo urumva ikintu cy'umuganga noneho rwose bino bintu birarya ntangane tugiye kugira ubusinziriyeho ntacyo twongera kukubaza ariko nsinziriyeho rero sinzirire natwe turagiye binashobotse ngo rero yabamperekereza kuko ntabwo bishoboka oya humura asura cyangwa guherekeza uraherekeza kuva ngeze mu nzu byarangiye mu baherekeza uraharira ibyo ntabwo bikubwiye isinzirire wowe natwe turatashye turinde gakavura kagabanuka tugataha kwasegura rero aho nawe ndebe mfite akazi ni ukuri pe igiki wabwira abantu icyo nabwira abantu ngenda basaba ubufasha kuko murabona buri muntu akeneye kujya kwa muganga mu kinyarwanda kandi mu kinyarwanda harahenze ntahadahenze mu kizungu se ntihahenze no mu kizungu harahenze hose byose birahenya nta kintu mfite ndi umukene ni ukuri ndi umukene ni ukuri pe nta kintu mfite n'abagore nabo ntibabi abagore ntibabi ni ukuri urebye ukuntu bimuhekenya nijoro biramuhekenya bigahekenya akaboro gataka nkagira ngo ni none ni amahembe ukabura aho ufata ukabura aho ukanda bikakuyobera nkabura aho nkanda nkanjye nkabyuka nkicara ibitotsi byarangije reka nkureke icyo nakubwira cyo ikintu nabafasha urumva tugiye kugerageza dushakisha ukuntu twabona bariya bagore ntabwo nzi ukuntu tuzabigenza ariko niba tuzabahamagara tukabakoresha inama kuko uravuga uti amafaranga nibo bayariye ariko simbizi keretse kuko nabo ntibabyemera ko bayariye icyo ngiye gukora avuze ko ari agasambu kari mu cyaro simbizi nimba gahari sinzi nawe ntakonzi pe urumva nta gasambu nzi keretse igihari ni ugushakisha amafaranga ntazi nanjye kuko ntabwo nzi ayo muganga azamuvurira ariko igihari ni uko nawe yavuze ko agomba kujya mu kinyarwanda ubwo nyine nta kindi gishoboka ni ugushakisha ayo mafaranga ako gasambu niba gahari simbizi wenda uzabaza n'abo mu cyaro wumve niba ayo makuru wayamenye niba aryo cyangwa niba yabashije kutubeshya dushakisha udufaranga ibara abagore niba ari ukubahamagara tukabaganiriza simbizi ubwo nyine aka kanya kigiye gukorwa ni ubutabazi niko ni ubutabazi pe ni ubutabazi kuko ubutabazi ngewe ni ukuri pe ubutabazi no kuba umuriho nabyo icyo kirahagije nanze kumusiga gusa apfiriye mu nzu koko yaragagara ko nta muntu umwe ari umwana ntahagera ari abo bagore muri abo batatu nta n'umwe uhagera ubu rero njye cyo gusaba ni ubutabazi pe reka turabikurikirana ni ukuri aho bigeze ni uwo gufashwa biragaragara reka dukoresha imbaraga zacu hanyuma n'abariya ba mama nabo ni ababyeyi kandi nabo bazamukenirana nyuma wenda nabo umutima uzabakomanga bagire uko icyo batekereza reka dusoreze hano njyewe ndacyahari gusa nagira ngo dusoze imvura iri kugwa ariko ibindi turabiganira inyuma gusa mukomeze kwihangana ndetse namwe mudukurikiye ni ukuri abavuga ngo papa Shafi ngo biramukwiriye hari igihe mutanga comment yego ibyo muvuga ni ukuri ariko mu gihe umuntu arembye gutya mujye mutanga n'ihumure nabyo birafasha kurwaza umuntu ubona gutya abandi bamuvuma nabyo bitanga icyizere gike rero nimudufashe aho bikunda ngo nitubona umuganga n'ubufasha bwabonetse ni ukuri ariko azakira ujye umusengera
ndasenga ukuri azakira ndasenga ari njyewe ndasenga ubundi nkarara nicaye hariya ku gatebe ndeba ku jisho bugake ubundi iyo bitangiye kumuhekenya arataka cyakora bakugiriyeyo pe abantu bibaho bakugiriyeyo utamenya uwo ari wese ntabwo wamumenya pe ariko umuntu wamugiriye rwose ntabwo yatinzeyo reka dusoreze n'ikiganiro cyacu naho ubutaha